Kristo akuzwe abavandimwe bavuga ko ari we wa mbere wishwe mu ntumwa za Yesu. Ari umwe mbere y'uko yicwa akaba yari yabanje gusura igihugu cya Espanye akigisha y'ivanjiri, yiruka igihugu cyose, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, iburengerazuba, ngo ashobora kwigisha guhindura abantu 9 bonyine. Muri icyo gihe ngo Bikira Mariya amubonekera amusanze muri Espanye, kandi Bikira Mariya yari atarava muri iyi si, agifite umubiri we. Ni ukuvuga ko yagize ukuntu cya gitangaza bita kugira kuba ushobora kuba ahantu habiri icyarimwe, byabaye kuri Bikira Mariya mu gihe uwo mutagatifu yari akiri muri si, Bikira Mariya akiri muri iyi si, ngo azanywe no kumukomeza kugira ngo adacika intege mu butumwa ari gukora. Akaba ari wa mbere wo mu ntumwa za Yezu wishwe na Herodi nk'uko maze kubivuga. Uwo nta wundi ni uwitwa Yakobo Mukuru. Yakobo Mukuru akaba ariwe duhimbaza kuri 25 z'ukwezi kwa karindwi ya buri mwaka. Kuki yitwa Yakobo Mukuru rero? Kugira ngo tumutandukanye na Yakobo witwa muto, wa wundi mwene Alufeyi, kuko Yakobo uyu nguyu tuvuga ni muvandimwe wa Yohani, bakaba ari bene Zebedeyi na Salome. Noneho hakaba n'undi mu Yakobo wa gatatu, ariko wa wundi bakunda kwita umuvandimwe wa Yezu, ariwe waje kuba umuyobozi mukuru w'ikoraniro ry'i Yerusalemu. By'ukuri niba Yakobo batatu, Yakobo duhimbaza none akaba ari umuvandimwe wa Yohani. Impamvu yari umutagatifu udasanzwe ni amateka yadasanzwe, kuko niwe wa mbere nyine wishwe, uko maze kubivuga kabiri kose, kuko ni ibintu bikomeye. Kuko yishwe na Herodi Agiripa, akaba yari umwuzukuru wa Herodi Mukuru, wa wundi nyine navuga nti Yezu avuka niwe wari umwami i Yerusalemu. Yakobo rero mu ntangiriro we n'umuvandimwe we Yohani bari abarobyi. Mwabo bakoraga kwari ukuroba, nta bundi buhanga bundi bari bafite, nta buhangange bundi bari bafite. Umurimo wabo w'ibanze kwari ukuroba, niwo murimo wari ubatunze. Muri ubwo burobyi bwabo rero niho Yezu yabasanze. Amaze kuhabasanga arabahamagara. Amaze kubahamagara ngo basiga byose aho ngaho baramukurikira. Aho ngaho niho nyine nongeye kuvuga nti hari ibanga rikomeye, kuba baremewe gusiga byose aho ngaho bakamukurikira, bakajyana na Yezu. Twongera rero gusanga Yakobo na Yohani ahantu, na Petero, ahantu henshi hakomeye, ariko aho dushimishwa cyane no kubona Yakobo na ahari ni Yezu yihindura ukundi, no murimo wa Getsemani. Yezu yacishijwe bugufi mu mpande zombi. Yezu ajya mu ikuzo rye akerekana uko ari mu ikuzo rye ry'Imana, ariko noneho tukabona bakongera akabona Yezu noneho yasuzuguritse, abira ibyuya by'amaraso, no kubona ubwabyo apfira ku musaraba. Mwumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Yabonye Yezu mu ikuzo, yongera no kubona Yezu mu gisuzuguriro cyo muri iyi si. Inyuma y'izuka, hamwe n'abandi bigishwa n'izindi ntumwa, Yezu nawe yaramubonekeye kuri Pentekosti, yambara imbaraga nshya hamwe n'abandi bigishwa n'izindi ntumwa. Noneho intumwa zimaze gukwirakwira hirya no hino kwamamaza inkuru nziza, Yakobo mutagatifu ngo yabaherekeje mu gihugu cya Espanye, aho bakunzwe cyane. Yakobo mutagatifu ni icyamamare mu gihugu cya Espanye. Aho niho aravuga nyine ko yagize ngo arigisha, atanga inkuru nziza, yiruka igihugu cyose, ariko ntiyarenza ngo abantu bakiriye Yezu Kristo 9. Nyuma araza kuhava, agaruka i Yerusalemu, atangira kwigisha ashishikaye inkuru nziza y'umukiro. Noneho
Herodi, umwuzukuru wa Herodi wa mukuru, ikintu yakoze ni ukumufata, ngo hari habaye kwivumbura aho ngaho mu mujyi Yerusalemu, bahita bavuga ati mu babiteje harimo n'uwitwa Herodi, naho harimo n'uwitwa Yakobo. Nuko Herodi aramufata, Herodi aramufata amuca umutwe, ariko nawe ntiyaje kumugwa neza, kuko nawe yaje gupfa mu minsi yakurikiyeho cyane kandi apfa nabi, yambaye avuga ijambo abantu bose bamuri bayikubita hasi, biba byarangiye. Aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo yapfuye ni marayika wa Nyagasani ngo wamwishe. Ngo rero duhimbaze uno munsi umutagatifu eh, Yakobo umuvandimwe wa Yohani. Tumaze kuvuga dutyo rero twavuga tuti mbese uyu mutagatifu twamukoraho iki? Twamukoraho ibintu byinshi cyane, ariko icya mbere ni ukwemera guhamagarwa na Yezu. Muvandimwe, niba mu ijuru ry'umutima ari kubwira ngo kurikira Nyagasani Yezu, siga byose umukurikire, kubera ko ntutize kuzabyicuza. Nubwo wahinduka umuhamya wa Kristo Yezu ubwo umena amaraso yawe, uzabikora wishimye, kuko n'intumwa zawe zabikoraga zishimye, ko zari zambaye imbaraga za Roho Mutagatifu, batambaye imbaraga zabo bwite. Icyo ni icya mbere kandi ni ikintu gikomeye. Icya kabiri tugomba kumwigiraho ni ukureba ubuzima bwacu mu gihe cy'ikuzo, tugasingiza Imana, niko Pawulo atubwira. Twaba twagize n'igihe cy'ibibazo nabwo tugasenga cyane turushijeho. N'uwo mutagatifu tubwira n'ubundi tugasenga turushijeho, kubera ko uko yashoboye kubona Yezu mu ikuzo, akabona no mu gucishwa bugufi, ariko ntaheraho, yaje kongera kubona yazutse mu bapfuye, aba ari cyo gisigara mu mutwe we. Yezu yazutse mu bapfuye, natwe tuzazuka. Icyo ni ikintu kindi gikomeye cyane mu buzima bwo kwamamaza inkuru nziza. Icya gatatu rero dukura kuri uyu mutagatifu ni ukwamamaza ijambo ry'Imana. Intumwa za Yezu nta buhanga budasanzwe bundi zari zifite, ntabwo pe, ariko zari zifite izina rya Yezu. Icyo babwirizwaga nicyo natwe dusabwa, ni ukwemera ko Imana yikorera ibintu byayo ikoresheje intege zacu. Iyo ubyemeye gutyo, ibitangaza biraba. Ariko nubishyiraho ibyawe cyane, ubwenge bwawe cyane, ubushobozi bwawe cyane, bizarangira bihakanye Yezu Kristo. Urugero ni Petero. Ariko nureka Kristo akuyobora, bizarangira umwamamaje, kuko niwe uzaza kwiyamamariza muri wowe. Ikindi rero tugomba kwigira kuri uyu mutagatifu nawe kitoroshye, ni ukumenya icyo dusaba. Nicyo dusaba. Ivanjiri tuzikaba no munsi wa mutagatifu Yakobo nyine iratubwira mama wabo, mama wa bene Zebedeyi, Yezu amaze kuvuga akababaro ke n'umusaraba agiye kunyuramo n'uburyo agiye kuzicwa, uyu mama we aragenda apfukamira Yezu ati ndakwinginze rwose, kora ku buryo abana banjye umwe azajya iburyo, undi akajya ibumoso bwawe mu ngoma y'ijuru. Yezu ati ese wa mugore w'icyo usaba uracyumva? Ariko ubwo ibyo usaba Imana ujye witonda, kubera ko Imana isubiza buri gihe amasengesho yacu. Imana ntabwo izi kutubwira ngo yakwiye twasabye. Iyo twasabye Imana iratubwira ngo yego. Ushobora kukubwira ngo yego icyo ushaka mpise ngiguha kano kanya, bihuye nyine n'icyo wasabye. Ushobora kukubwira uti yewe buretse igihe nikigera nzaguha icyo usabye. Menya gutegereza igihe cy'Imana. Ashobora no kukubwira ngo mfite ikirenzeho ku cyo usabye. Imana ntabwo dusubiza inyuma mu gusaba kwacu, ahubwo mu gusaba kwacu turengerezaho. Bikavuga ati icyo usabye nkurengerejeho. Uribuka umwami Salomoni asaba ubuhanga, ati ubwo usabye ubuhanga, n'ubukire ushaka nzabuguha, n'ubuzima nzabuguha, n'icyubahiro byose nzabiguha. Icyo dusabye Imana irenzaho. Ahubwo rero tukamenya kwitondera icyo dusaba. Uyu mama wa bene Zebedeyi yavugaga isengesho ryo gusaba nyine,
nanjye ndi kuvuga yavugaga isengesho ryo gusaba asa nk'uwibwirira Yezu atumva nyabune ndareba nkabona uzaba umwami yabonaga Yezu yazanywe no kuzaba umwami ariko mu myumvire y'umwami wo muri iyi si ubu ni uko yabyumvaga noneho kubera iyo myumvire yari afite biba ngombwa rero ko nyine avuga ati ni ukuri nugera mu ngoma yawe uzanyibukire abana banjye umwe iburyo undi ibumoso. Yezu ati hari ibintu bibiri bitandukanye hari igikombe ngomba kunyweraho ese muzakinyweraho bati cyane rwose. Okay, igikombe nzanyweraho rwose cyo nta kabuza namwe muzakinyweraho kubera ko amaraso yanyu ati ariko mu ngoma y'ijuru abazambi bandi iburyo n'abazaba bandi ibumoso uwo mwanya nanjye simuzi kuko utangwa na data wo mu ijuru. Ariko Yezu uretse umwanya atarawuzi yarawuzi nyine afite rero ukuntu yaje kuza kumva isengesho ry'uriya mu mama Salome wasabiraga abahungu yabigenje ate rero uyu nguyu Yakobo umwe muri abo bahungu nyine ba Salome niwe wa mbere wishwe umwanya w'iburyo yarawubonye. Ubu ukuntu byagenze mu icyo gihe umwami Herodi atangira kugirira nabi bamwe bo muri kiliziya yicisha inkota Yakobo umuvandimwe wa Yohani abonye ko ibyo bishimishije abayahudi yongera no gufata Petero ubwo hakaba ku minsi mikuru y'imigati idasembuye amaze kumufata amushyira mu buroko akeka ko amatsinda ane rimwe rigizwe n'abasirikari bane kumurinda yashakaga kumuhingutsa imbere ya rubanda nyuma y'umunsi mukuru wa Pasika. Tuzi byakurikiyeho ukuntu abamarayika baje kuza kurokora gusohora Petero akava muri ya buroko ariko yazanye n'umunsi wa 12 n'uwa kabiri nawe tubene ukuntu Yakobo umuvandimwe wa Yohani ariwe wa mbere washoboye kugera iburyo bwa Kristo kuko ariwe wa mbere wishwe. Yohani murumuna we niwe ntumwa ya nyuma yapfuye ni nawe wenyine wapfuye yishwe n'urw'ikirago ntabwo yishwe n'inkota n'ubwo bwose yakemuye imibabaro myinshi. Wavuga uti rero iburyo n'ibumoso hose barahafashe koko abandi bagumamo hagati. Yezu ajya kubwira uriya mugore ati ntabwo uzi icyo usaba ibyo yatekerezaga n'ikuzo ryo muri iyi si. Yezu yagize imikuzo ryo muri iyi si ku musaraba niho yamaze kwerezwa hejuru yakuruye bose iruhande rwe. Twese tuzi abari iburyo n'ibumoso bwa Yezu ku musaraba nta n'umwe ntiyifuzaga ko habaho abigishwa be n'uriya mwanya ariko mu ngoma y'ijuru ho rwose byarashobotse. Icyo usaba icyo nsaba tujye twitonda kubera ko icyo dusaba ntabwo tuba turi gukina Imana iracyumva kandi Imana ikadusubiza. Imana iracyumva kandi Imana ikadusubiza. Ni byiza rero gusaba ibyubaka ingoma y'Imana cyari kwenda gusaba tugamije kwikunda ubwacu cyangwa tugamije nyine kwiyerekezaho twenyine. Ni koko se Bikira Mariya yabonekeye Yakobo yagiye mu butumwa nabinyereho mu ntangiriro. Icyo ni ikibazo mu by'ukuri uruhare rwa kiliziya mu bijyanye n'ubuyoboke mu bitabo by'abatagatifu bemeza ko ubwo yari yagiye kwigisha muri Esipanye bakanga guhinduka agacika intege yabuze icyo akora yicara ahantu Bikira Mariya ngo amusanga aho ngaho aramwereka aho ngaho ngo yamusanze akamwiyereka mu mujyi wa Compostelle ni naho Yakobo amaze gupfira i Yerusalemu ngo baje gutwara umurambo we bawugeza hariya nyine ahitwa Saint Jacques de Compostelle kwa Yakobo w'i Compostelle mu gihugu cya Espagne. Abantu benshi cyane barahazi kubera ko niba hari ahantu hajya abantu benshi ku ngendo z'amaguru z'igihe kirekire ingendo z'amaguru z'igihe kirekire ni kuri Saint Jacques de Compostelle.
no muri paruwasi ya nyibutsa abakristo bajya bava hano bake bake akavuga ati ngiye kuzakora urugendo rw'i Compostelle. hari abarukora igihe cy'ukwezi kose, abarukora iminsi 14. hari uwo mperutse kubona ambwira ati ubu ngubu mvuyeyo kandi uwa gatatu ngiyeyo, igihe cyose iyo ngiyeho mpuriraho n'Imana ku buryo ndashobora kugusobanurira. Kuba rero wakwemeza uti yaramubonye cyangwa ntiyamubonye, icyo si ikibazo, ahubwo ikigaragara n'imbuto abantu bajya i Compostelle bakurayo, kandi bose bagataha bumva bavuga bati Yakobo mutagatifu rwose aho ngaho yaboneye Bikira Mariya, ni naho baje kumushyingura, kuko n'umurambo we niho bawuzanye, ni nawe tujya kureba hariya i Compostelle mu gihugu cya Espagne. Mu bintu rero by'ukwemera hari byinshi, iyo ubishyizemo ubwenge bwinshi cyane biragupfana. Ibintu byinshi by'ukwemera bisaba kuvuga ngo niba ari uko Imana yabishatse nanjye ndabyemeye, bipfa kungirira neza ngewe nk'umukristo. Niba numva ko Bikira Mariya igihe nacitse intege, haba mu butumwa, haba mu buzima busanzwe, haba mu byo uri gukora, agusanga akakubwira ati komera mwana wanjye turi kumwe ngaho ukomeza, nk'uko yabigenje kuri Yakobo mutagatifu, ni wowe bizerera imbuto nziza, kuko niwe uzabona kuvuga uti uko yakomeje Yakobo mutagatifu mu butumwa nanjye ntashobora kunterana. noneho kuriya nyine yigishije abantu bake bagahinduka bake, nabyo bigomba kudukomeza. Igihe wabona wenda uko ibintu bishaka bitari kugenda uko ubishaka, uko ubimenyera ukavuga uti ibi ngibi ni uku ngabi, ubwo ni gahunda y'Imana uko imeze, njyewe ntacyo nabihinduraho, umurimo wanjye ni ukwamamaza, ibisigaye Imana aho ari wo byirangiriza. Nasoza rero kuri uyu Yakobo mutagatifu, nifuriza umunsi mwiza abitwa ba Yakobo bose, cyane cyane ko Yakobo ni izina rikomeye rikomoka nyine ku mukurambere wo muri Isirayeli Yakobo, ari nawe ukomokaho izina nyine Isirayeli, kuko abana be 12 nibo baje kubyara imiryango 12 ya Isirayeli. Abitwa ba Yakobo rero, abitwa ba Jacques, abitwa ba Jacqueline, abitwa ba James, abitwa abo ngabo bose 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 ndabifuriza umunsi mwiza, kugira ngo Yakobo mutagatifu uwa mbere wamenye amaraso yo kubera kwemera Yezu adukomeze twese, natwe adusubire gukomera twese mu kwamamaza ingoma y'Imana, nubwo byaba ngombwa ko amaraso yacu tuyamena. Ushobora byose rero nabaha umugisha ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.